badusomeye amagambo avuga ko iyo abantu bubatse urugo baba binjiye mu ishuri ritazarangira, hari niko bimeze. Kandi iyo abantu bubatse urugo ikwiye kwitabwaho ni ahazaza habo. Aha ho biroroshye, aha ho kubwira umuntu sheri ihangane biba bikirimo, ariko hari igihe bizakomera. Mu gitabo cy'inama z'itorero haranditse ngo uyu mukunzi wawe uzakomeza umukunde n'igihe azaba atagifite igikundiro. Igihe ijisho rimwe rizaba ryavuyemo naryo rihora ririra buri munsi, uzihangana. Umwanditsi umwe w'umunyamisiri bamwita Animasari baramubajije ngo mbe abantu beza wabamenye ute? Arasubiza bwangu ati umugabo mwiza umumenya mu burwayi bukomeye bw'umugore we. Igihe arimo sonde arwaye kanseri atazakira, niba udatangiye kurambagiza ugura umugabo mwiza. Umugore mwiza yaravuze ati nawe amenyekanira mu bukene bw'umugabo we. Ibyo mwari mufite byashize, ugashobora gushinyiriza ukavuga ati mugabo ihangane tuzabona ibi. Uri umugore mwiza. N'abana beza nabo bamenyekanira ngo mu busaza bw'ababyeyi babo. Rero hari ibintu ngo bitatu byubaka urugo, buri wese abitahane. Abatabigira ubwo ziri kugana hahandi bamaze kutubwira. Ibintu bitatu byubaka urugo ni ijambo rivuga ngo ihangane, mbabarira, ntabwo bizongera. Uwo wabwira ibyo akananirwa kwihanganira ubwo abarundi abari satani nk'uko babivuze. Babarira, ihangane, ntabwo bizongera. Ibyo mubishinze mu miryango bikaba urufatiro urugo rwaba rwiza. Murakoze rero, reka dukomeze twimukire ku zindi ntambwe. Duhamagare abakobwa baherekeje umugeni baduhe indirimbo imwe. Iyo ndirimbo irajya kurangira, umukwe mukuru araba yitegura kuganira na mugenzi we. Turaza kubishyikiriza za mikoro iyo ndirimbo irangiye. Hari ubukwe tugiye gutaha, umwana w'intama uzira inenge, kandi inkwano zatanzwe kera, kandi n'itariki iregereje. Hari ubukwe tugiye gutaha, umwana w'intama uzira inenge, dore inkwano zatanzwe kera, kandi n'itariki iregereje. Utazameze ate kumukono ko atagize, maraso yamenye igorogota, arahagije ku mugeni wuje ubwenge, kandi nawe aheza mu rugo rwe, keretse udafite umwenda w'ubukwe. Hazaba umunezero utangaje, kuba menshi bishura mu maraso ye. Mwese abaranga tubifurije kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Ko dushimishwa n'ubukwe bwo mu isi, kandi ari igishushanyo cy'ubw'ijuru. Murebe igihe Yesu azavuga, uyu ni wo mugeni nakunze. Ko dushimishwa n'ubukwe bwo mu isi, kandi ari igishushanyo cy'ubw'ijuru. Murebe igihe Yesu azavuga, uyu ni wo mugeni nakunze. Utaza
ameze ate kumbuka ntako atagize maraso yamenye igorogota arahagije ku mugeni wuje ubwenge kandi ntawe heza muri ubwo bukwe keretse udafite umwenda w'ubukwe hazaba umunezero utangaje kuba menshi bishura mu maraso ye musabaranga tubifurije kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama imyaka magana n'amagana irashize ab'ijuru biteguye umugeni ibyo kwakiriza uwo mugeni n'akataraboneka ndabarahiye n'uruzigo mazi y'ubugingo n'igiti cy'ubugingo cyera imbuto imyaka magana n'amagana irashize ab'ijuru biteguye umugeni nibyo kwakiriza uwo mugeni n'akataraboneka ndabarahiye n'uruzigo mazi y'ubugingo n'igiti cy'ubugingo cyera imbuto utazameze ate kumbuka ntako atagize maraso yamenye igorogota arahagije ku mugeni wuje ubwenge kandi ntawe heza muri ubwo bukwe keretse udafite umwenda w'ubukwe hazaba umunezero utangaje kuba menshi bishura mu maraso ye musabaranga tubifurije kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama ngaho mukwe mugeni inshuti zacu mukomeze ubutwari bwo gutsinda umubi kugira ngo bizabashoboze no kuzicara mu Yerusalemu ngaho namwe mugeni inshuti zacu mukomeze ubutwari bwo gutsinda umubi kugira ngo bizabashoboze no kuzicara mu Yerusalemu utazameze ate kumbuka ntako atagize maraso yamenye igorogota arahagije ku mugeni wuje ubwenge kandi ntawe heza muri ubwo bukwe keretse udafite umwenda w'ubukwe hazaba umunezero utangaje kuba menshi bishura mu maraso ye musabaranga tubifurije kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama musabaranga tubifurije kuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Abaririmbyi barakoze, noneho reka twakire umukwe mukuru. Nitwa Mugwaneza Epimake, nje ndi kumwe na bene data n'abavandimwe, kandi nje gushoboza ubutumwa ndatumwe n'umuryango ari wo mpagarariye wa Nshuti Iravuma Jean Baptiste. Umunsi wo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munane, Nkundibiza yinjiye muri uwo muryango nyine wa Nshuti Iravuma, aza aje kuhabaza umugeni, atubwira ko afite umusore Shukuru yakundanye
n'umukobwa Ingabire Jeannette twamwemereye kandi tumuteze yombi, tumubwira yuko umugeni tumufite, turamumwemerera. Muri uwo munsi tuhagirira umugisha ukomeye cyane, kuko Nkundibiza amaze kwemererwa umugeni yaduhaye ibisabwa, ari byo byarimo inkwano n'impano, tubyakirana amaboko yombi, turanezererwa, dushima Imana cyane, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ibyo nibyo bitumye n'uyu munsi duteranye uku nguku. Ntabwo Nkundibiza yatengushye, kuko yatenguha iyi tariki yari gutegerezwa ikabura, ariko none ibonetse imbere ya bose babireba, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Umugeni rero twaramwemeye, turamutanga, baduha ibikwiriye, byatunejeje. Ariko natwe uyu munsi Nshuti Iraguma yavuze ati, nubwo bampaye iby'agaciro, bansabaga iby'agaciro karenzeho, kuko agaciro k'ibyo mwatanze ntago kahwana n'icyo Shukuru yifuzaga. Niyo mpamvu ibyo yatanze bidafite agaciro karuta aka Jeannette. Ni ukuvuga rero ngo Nshuti Iraguma nawe kubwo ibintu yari abonye, kandi akaba anejerejwe nuko umwana we yabonye umukunzi, kandi akaba ari umukunzi uzamutetesha bakabana akaramata. Uyu munsi kuri ino tariki ya none mwadusabye ko tubahekera umugeni tukamubazanira mu gihe kigoranye cya Covid, mu mayira maremare yo kuva iriya za Ruri twerekeza inaha ngaha. Ntabwo twahuganye, tuhageze amahoro. Ni ukuri umugeni mwadusabye twamubashyikirije, ntabwo twabahinduriye, kuko ibyo ntitwabikora. Nta n'ibindi turi buze kuvuga hirya y'ibyo ngibyo. Umugeni mwadusabye turamubazaniye, kandi tuhamugejeje amahoro, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ndatekereza ntatinze muri byinshi, kuko nta byinshi dukwiriye kuvuga, ahubwo umugeni wanyu nguyu rwose, ntabwo twabahinduriye. Imana ibaha umugisha, murakoze. Yarakoze umuvandimwe Rwaneza Epimake ku ijambo ryiza tumwe n'umuryango mwiza wa Nshuti Iraguma. Akaba mu by'ukuri iryo jambo ritugeze ku mutima. Umuryango wa Nzitakera turi kumwe, inshuti, abavandimwe, nibakoze ku mutima, baranezerewe, siko yemwe? Rero uko Epimake wabivuze, koko iriya tariki twaje mu rugo rwanyu tubasaba umugeni. Ku batari bahari turabinyuramo muri make, bageze yo kuri iyo tariki koko yavuze, baratwakira neza, mu cyicaro cyiza, baratuzimana, baduha n'akanya k'ibiganiro. Mu biganiro rero byatugenzaga muri ruriya rugo wa Nshuti Iraguma ruhagarariwe na Epimake Mugwaneza, bari gusaba umugeni koko Jeannette. Ntibaduhogoje ko atari umuco wabo, baramuduhaye, hanyuma natwe tubaha iby'agaciro bibakwiriye, kuko bikwiriye umuryango, kuko nta biguzi byaboneka byagura umuntu n'uw'agaciro. Nta nubwo umuntu we abarwa mu mutungo, kuko niwe uwushaka. Niyo mpamvu nta kiguzi cy'umuntu kibaho. Barishima nk'uko yabivuze,
hanyuma duhana amasezerano yuko iyi tariki ya 19 bazaduhekera. Turabanza dushima Imana yabarinze mu rugendo rurerure mwakoze. Tugashima nanone n'Imana yanyuriye mu bikomeye tumaze mu minsi, zaguma mu rugo, zaguma mu karere, igahagarika icyorezo cya corona, hanyuma akaba iyi tariki twemerewe kwicara muri iki cyicaro cyiza kwakira abakwe bacu baduhekeye umugeni. Nabyo twabishimira Imana. Tugomba twanashimira Imana uyu muryango duhagarariye wa Nzitakera, tuvuga ururimi rumwe ariko ntabwo dutuye mu gihugu kimwe. Dutuye mu gihugu kimwe, ariyo mpamvu twashima Imana byimazeyo ko bagize urugendo ruhire, baje ahangaha muri Musanze agombaga gucurizwa ubukwe bwa Shukuru, bakaba barambutse amahoro umuryango wose, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe. Imana bishimire. Tudatinze rero dushimye ijambo ryanyu. Umuryango wa Nzitakera uranezerewe. Itorero rya Pikire ryabyaye Shukuru mu by'umwuka nabyo riranezerewe. Rya Kimonyi mugenzi waryo nabyo nuko. Abakorana na Shukuru ku bitaro bya Ruhengeri nabo nuko baranezerewe. Inshuti za Shukuru, abavandimwe ba nyirasenge babyara bari n'abaturutse nahitwa Intumbi, ni muri kare yo kure kubatahaza, baje gutaha ubukwe. Ni ibintu binejeje cyane. Rero muvandimwe mugwaneza, ijambo ritanga umugeni ni ijambo ryiza cyane, ijambo risoza amasezerano ni ijambo ryiza cyane. Amasezerano twasezeranye akaba yashohoje, nawe yafashijwemo n'umuryango ndetse n'Imana. Turagushimiye umugeni, turamubonye kandi turamwakiriye, turamwishimiye, kandi ntekereza ko ntabyo kubanza twavuga hirya hino. Gushingirana ni ikintu kiza, ni igihango gikomeye. Uko byagenze neza mwirambagiza, mwisaba, ndetse bikaba bigenze neza n'uyu munsi wo gucyuza ubukwe nk'uko n'umwigisha yabyigishije. Twizera tudashidikanya ko Shukuru na Jeannette bazagira urugo rwiza. Ni abana beza. Shukuru yararezwe, yarezwe mu muryango mwiza, umwana witonda. Mu by'ukuri na Jeannette nawe nuko, nizeye ko bazagira umuryango mwiza, umuryango ubwirwa, umuryango wifuzwa, umuryango ushimishije. Rero ku masezerano mwashoje, Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze mugire icyicaro kibanejeje. Ari byatambutse byiza, n'inyuma hari ibindi byiza. Mukomeze kugubwa neza. Murakoze. Abavandimwe bacu barakoze. Nkundibiza Jacques uhagarariye umuryango wa Nzitakera, na Mugwaneza uhagarariye umuryango wa Nshuti. Murakoze ku biganiro byiza mutugejejeho. Imana ibahe umugisha. Rero dushimye Imana ikomeje kubana natwe. Tugiye guhamagara abasore baririmbye indirimbo imwe, hanyuma tugiye kuri za mpano zitandukanye twababwiye, ariko reka nzisobanure. Abafite za kado ni impano ziba zipfunyitse. Hari abashinzwe kuzakira, niba banyumva babe begera hano imbere. Umwanya n'uyu Karekezi nababwire. Muraza muzikirize abakobwa bagiye kuzakira hano imbere. Ntabwo turi bukoresha abageni bacu, aribo turi butume aho. Ubu nabo ni abageni nyine, tugomba bizihiza. Bafite abakobwa barabafasha. Abafite impano y'amaturo nabo hari abagiye kuzakira. Hanyuma impano ya gatatu ni abafite impano yo kuvuga y'ijambo, nabo turaza kubaha akanya kihariye. Izo mvuze mbere zirangiye. Abasore muririmbe indirimbo imwe.
twegereje umunsi w'ibirori byiza, umunsi tuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Yesu azaba ari umukwe natwe turi abageni be, ubwo bukwe buzatahira mu ijuru. Twegereje umunsi w'ibirori byiza, umunsi tuzataha ubukwe bw'umwana w'intama. Yesu azaba ari umukwe natwe turi abageni be, ubwo bukwe buzatahira mu ijuru. Dore inkwano zatanzwe, inyandiko zirahari, invitasiyo nazo ubu zamaze gutangwa. Igisigaye ni umwambaro w'ubukwe, shaka umwambaro w'ubukwe mugenzi, tuzatahana ubwo bukwe. Dore inkwano zatanzwe, inyandiko zirahari, invitasiyo nazo ubu zamaze gutangwa. Igisigaye ni umwambaro w'ubukwe, shaka umwambaro w'ubukwe mugenzi, tuzatahana ubwo bukwe. Ubukwe bwo mu isi buratunezeza, butwibagiza gato ku mibabaro yo mu isi, ndetse n'impanuka yo burayinezeza, iyo butashe hakurikijwe ku itegeko ryayo rivuga. Ubukwe bwo mu isi buratunezeza, butwibagiza gato ku mibabaro yo mu isi, ndetse n'impanuka yo burayinezeza, iyo butashe hakurikijwe ku itegeko ryayo rivuga. Dore inkwano zatanzwe, inyandiko zirahari, invitasiyo nazo ubu zamaze gutangwa. Igisigaye ni umwambaro w'ubukwe, shaka umwambaro w'ubukwe mugenzi, tuzatahana ubwo bukwe. Dore inkwano zatanzwe, inyandiko zirahari, invitasiyo nazo ubu zamaze gutangwa. Igisigaye ni umwambaro w'ubukwe, shaka umwambaro w'ubukwe mugenzi, tuzatahana ubwo bukwe. Umwambaro w'ubukwe niyo myenda yera, imirimo myiza, ikanzu yo gukiranuka, ikorerwa mu ijuru kandi itangirwa ubuntu. Emera gutuza Yesu mu mutima, niyo mpano bahabwa. Umwambaro w'ubukwe niyo myenda yera, imirimo myiza, ikanzu yo gukiranuka, ikorerwa mu ijuru kandi itangirwa ubuntu. Emera gutuza Yesu mu mutima, niyo mpano bahabwa. Dore inkwano zatanzwe, inyandiko zirahari, invitasiyo nazo ubu zamaze gutangwa. Igisigaye ni umwambaro w'ubukwe, shaka umwambaro w'ubukwe mugenzi, tuzatahana ubwo bukwe. Dore inkwano zatanzwe, inyandiko zirahari, invitasiyo nazo ubu zamaze gutangwa. Igisigaye ni umwambaro w'ubukwe, shaka umwambaro w'ubukwe mugenzi, tuzatahana ubwo bukwe. Umukwe n'umugeni baratwizihiye, turanezerewe kandi tuguwe neza, ariko mwibuke ko ibibaho mu isi ari igicucu kibizaba mu ijuru, mwitegure. Umukwe n'umugeni baratwizihiye, turanezerewe kandi tuguwe neza, ariko mwibuke ko ibibaho mu isi ari igicucu kibizaba mu ijuru, mwitegure. Dore inkwano zatanzwe, inyandiko zirahari, invitasiyo nazo ubu zamaze gutangwa. Igisigaye ni umwambaro w'ubukwe, shaka umwambaro w'ubukwe mugenzi, tuzatahana ubwo bukwe. Dore inkwano zatanzwe, inyandiko zirahari, invitasiyo nazo
uzamaze gutangwa igisigaye n'umwambaro w'ubukwe shaka umwambaro w'ubukwe mugenzi turatana ubwo bukwe igisigaye n'umwambaro w'ubukwe shaka umwambaro w'ubukwe mugenzi turatana ubwo bukwe abakobwa nibaze baririmba indirimbo imwe wanyita amazina buri kintu cyose nta kigenzi cyacyo ariko ntiyabona mugenzi we mbere umuntu aremwa yaremanye ubwenge habwa ibyaremwe wabyita amazina buri kintu cyose nta kigenzi cyacyo ariko ntiyabona mugenzi we Imana yanye ko bitamunejeje imufasha maze amwitaza umujyanama amumara irungu umunezero munuburuzuye Imana yanye ko bitamunejeje imufasha maze amwitaza umujyanama amumara irungu umunezero munuburuzuye mugabo gandukira umugabo wawe mu bikorwa byose mujye muzuzana bidashobotse uyuca bugufi maze umwanzuro arira umugabo mugabo garuha umufasha mwiza mukuraho kwanyu mujye muzuzanya imuha agaciro ke kamukwiriye zirikana ko amuhawe umukennye Imana yanye ko bitamunejeje imumufasha maze amwitaza umujyanama amumara irungu umunezero munuburuzuye Imana yanye ko bitamunejeje imumufasha maze amwitaza umujyanama amumara irungu umunezero munuburuzuye mugore gandukira umugabo wawe mu kubaho kwanyu mujye mujya inama ibidashobotse uyuca bugufi maze umwanzuro arira umugabo mugore gandukira umugabo wawe mu kubaho kwanyu mujye mujya inama ibidashobotse uyuca bugufi maze umwanzuro arira umugabo Imana yanye ko bitamunejeje imumufasha maze amwitaza umujyanama amumara irungu umunezero munuburuzuye Imana yanye ko bitamunejeje imumufasha maze amwitaza umujyanama amumara irungu umunezero munuburuzuye ubu mwiyemeje kuba umubiri umwe imiruhamura ihinduranije musabwa kubaka imiganda mishya kugira ngo umwe atazanyuranya n'undi ubu mwiyemeje kuba umubiri umwe imiruhamura ihinduranije musabwa kubaka imiganda mishya kugira ngo umwe atazanyuranya n'undi
muhawe inshingano riva mu ijuru yo kubaka urugo uhereye none mubyitegerereza aho mutuye maze abagenda babona Imana muhawe inshingano riva mu ijuru yo kubaka urugo uhereye none mubyitegerereza aho mutuye maze abagenda babona Imana. Ngaho umwanya tugiye gutanga abafite impano y'ijambo nabo tubahaye akanya. Murakoze. Mwese muteraniye ahangaha Uwiteka abahire. Tunejejwe n'uyu munsi w'itariki 19 z'ukwezi kwa 9 2021. Ndashimira Imana yuko mu mbabazi zayo ikomeje kutubeshaho kandi ikaba yaduteguriye ibi byiza. Ni byiza bitangaje kuri njyewe umutima wanjye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kabiri rero kwibona mu muryango w'abana b'Imana imbere yanyu mu isi, ndavuga mu isi, ni umugisha ukomeye cyane kuko ahangaha njye ni umukongomani n'aha ni mu gihugu cy'u Rwanda, ariko Shukuru niwe mu imfura yanjye. Kumva yuko hategurirwa ubukwe binyeretse yuko burya n'ijuru tuzarigeramo duturutse hirya no hino duhuzwe n'ubwo bukwe bwo mu ijuru. Ubwo rero iki kimbere icigisho murukumva iki kimbere icigisho hari imiryango yo twazanye iturutse muri Kongo. Rwose niyo navutsemo mu mubiri. Iyo miryango rero byumvikane yuko ibonye ibintu byiza bikozwe, kavuga ngo ni ubutumwa mumbaye bwo kujya kubabwira, ndetse nabo bakagira ishaka ryo kuva mu moko iyi iwacu mu mubiri bakaza mu itorero mu muryango w'Imana, kuko nta byiza bisumba ibi. Mu by'ukuri no muri Bibiliya hari ahantu havuga ngo hagiye hatanga ibyitegererezo bivuga ngo umuntu umwe yarahwanye n'abantu 10 cyangwa se 100 cyangwa 1000. Uko muteraniye ahangaha mu mutima wanjye umuntu umwe ahwanye n'abantu 100. Murukuma mutari iteraniro ryinshi, Imana ihimbaza. Biturukije nuko icyorezo cyabaye nkababona ahangaha, mu by'ukuri uko niko kubyizera. Dutambutse tudatinze ku byiza ijuru ridukoreye, akaba Shukuru atweretse ishusho nziza. Ndashaka gutanga impano twasezeraniwe yuko muri ubu buzima tuzaragwa igihugu, nitwubaha Imana tuzaragwa igihugu gitemba amata n'ubuki, sibyo? Amata rero ava mu nka, sibyo? Ubwo rero ubwo ngiye kumwubakira ndaheraho, mfite inka ndayimuhaye. Uwiteka abahire. Twakomeza. Niba nta wundi tuniganye ijambo twakomeza. Umwanya tugezemo ni uwo gufata amafoto y'urwibutso. Aho turi bubikorere ni ahangaha.
uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu ibineza neza buri wese aramwenyura abavandimwe n'inshuti babifurije urugo ruhire ababyeyi barishimye babifurije amahoro muzabyare muzaheke uwiteka barebe neza kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu impande z'imihanda bamwe bahagarika akazi kabo ari ukugira ngo babanze bihera amaso yego mbere yuko dufata abandi amafunguro bagenzi reka rero tubanze dusenge. Data mwiza uri mu ijuru turagushimye watugire neza uyu munsi waduhaye waturenze igikuba waturenze imvura twagize ibirori byiza uhabwe icyubahiro tugize umwanya mwiza wo gufata amafunguro nayo ukomeze kubana natwe kandi uduhe imitima gushima yose bisoze neza mu izina rya Yesu amen. tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu kunesha hano kwanyu rukundo ruratsinze uno munsi ni uwanyu tubahaye impundu urukundo yaduhaye ubukwe bwera ngo buri mugabo wese azagira umugore we umukobwa azava iwabo umusore asiga ababyeyi bahure bubaka urwabo n'uwiteka wabivuze mbega kubw'urukundo yaduhaye ubukwe bwera ngo buri mugabo wese azagira umugore we umukobwa azava iwabo umusore asiga ababyeyi bahure bubaka urwabo n'uwiteka wabivuze n'ibyishimo uyu munsi twateranijwe n'aba babiri bafatanijwe uyu munsi tubasabiye imigisha ngo muzabyare muheke muzagire Yesu mu rugo imigisha yo mu ijuru izabane namwe iteka ibyishimo uyu munsi abantu bitabiriye ubukwe bwa Uwingabire Jeannette na Shukuru Ozias mwakoze cyane Imana ibaha umugisha igisigaye
ni ukubasengera bakazagira urugo rwiza, kandi mwabitangiye. Iyo mwabyitabiriye muba mwana bitangiye. Rero turi kwerekeza ku musozo. Ubukwe burangiriye aha, igisigaye ni ba bantu bakeya twavuze bagiye kujya ku ndaro. Barabayobora, ni hamwe na Pikire hari hirya ku mashuri ya Pikire, abagiyeyo barabayobora. Rero mwakoze, turabashimye cyane. Reka twakire umuntu usoza. Labani ni karibu. Nta bikindi twakongeraho uretse gushima, tugashimira Imana yayoboye uyu muhango ndetse yabiteganije bataranavuka. Yari izi ko kuri iyi tariki tuzaba turi mu munsi wo gusohoza amasezerano, tureba uko bayasohoza. Rero ari Shukuru na mugenzi we baranezerewe, ababyeyi babo barishimye, natwe twishimanye nabo. Reka rero tudatinze, maze gufata amafunguro, duhagurukire rimwe aho turirimbe indirimbo, hanyuma habeho gusenga. Wino soko y'umugisha umutima gushima, migezi dakama myiza tugusingize cyane, unyigishe kuramya iteka kandi menye ubwiza bwawe, kwiringira ubwami bwawe kunyuzuza urukundo, shyiraho ikibutso cyanjye niho ngeze ku bwawe, nizeye yuko uzanjyana ngeri iwawe amahoro. Yesu yantaruye nazimiye, ntari ndi kure y'Imana, ashaka kunkiza urupfu, yatanze ubugingo bwe. Ni mu bwishyu bwawe mwami bw'imbabazi ungiriye, nyigiza bugufi bwawe, menya urukundo rwawe, ngoswe n'ibingerageza byinshi, ngo ndeke iyo Mana nkunda, akira umutima wanjye, undinde ngire rwose. Senga Imana. Tugutambira ishimwe Muremyi wacu kubw'ineza yawe ikomeye n'urukundo n'uburinzi uhora utugirira, izina ryawe rihimbazwe. Mu byiza wageneye mwene muntu harimo ubukwe. Tugushimiye kubw'uyu munsi bwatubereye umunezero, ngaho ari abashyingiranywe ubaha imigisha ikwiriye yose, kandi ubakomereze urugo urwubake, kuko urwubatswe nawe rudasenywa n'umuyaga ndetse na Satani ntarushobora. Abari basanzwe barazubatse natwe uduha imiganda mishya, ababiteganya nabo ibi bibabera isomo n'inararibonye, kugira ngo imiryango yacu guhesha icyubahiro, nugaruka tuzakubone mu bwiza bwawe. Tugiye gutandukana, abagenza amaguru, abagenda n'ibinyabiziga, abamarayika bawe babaje imbere n'inyuma, buri wese nagera mu icumbi ry'amahoro. Dushima urukundo rwawe, ngaho tubabarire, udutegure nk'ubwoko bwawe, ngo itorero ubwo rigiye kuzazamuka tuzagira amahirwe yo kuba mu bukwe bukomeye bwo mu bwami bwo mu ijuru. Buri wese ategura umutima we, uduhe kureka ibyaha, uduhe kukwizera, uzaduha iherezo ryiza, mu izina rya Yesu, amen.
Imana ijya kurema umuntu yamuremanye urukundo imuha gukunda imuha gukundwa imuha gushima ndetse no gushimwa sinshidikanya ko dukundana kuko iyo duhanze niyo yabipanze Imana yari izi ko tuzabana ukaba uwanjye nkaba uwawe amapfa yatera amafaranga akabura urukundo gukunda rwo ntiruzashira Mana uraturinde Mana turagusabye urwacu ruzaba urugendwa ruzaba urukundwa ruzavube mu mateka y'abakundana uranyumve Mana y'abakundana hari icyo umuntu utazavuga amasaka akikwereka hari icyo amasa atazakwereka amarira akayatamaza waba uri kure cyangwa uri hafi n'igicucu cyawe iyi si naho yambabaza sinayanga kuko nibura yakumpaye amapfa yatera amafaranga akabura urukundo ngukunda rwawe ntiruzashira Mana uraturinde Mana turagusabye urwacu